Ibimenyetso bitandatu biranga urukundo nyakuri ni ibi bikurikira: urukundo rw'ukuri rugira ibintu biruranga bikarutandukanya n'ubundi bwoko bw'inkundo. Urukundo rwiza rugira imizi rufatiraho. Urukundo rw'ukuri ruhera mu mizi, ni rwiza, rwita ku bakundana, rwita ku muntu urufite ndetse rwubaha ihuriro ryarwo ndetse na nyir'ukurugira. Hari ibintu by'ingenzi rero biranga urukundo rwa nyarwo, aribyo tugira ngo turebere hamwe ibintu bitandatu biranga urukundo rwa nyarwo. Ikintu cya mbere, urukundo rwabuze itumanaho ruba rwapfuye, ikiba gisigaye aba ari ukwijyana mu mva. Ubwo abakundana bagatandukana gutyo, abantu iyo bakundana bakamara igihe batavugana, ujya kumva ukumva umwe aravuze ati twatandukanye ntawe ubizi, kuko ntabwo yampaga umwanya, nta nubwo yamvugishaga, ahubwo yumvaga yuko ari njyewe nzajya mpora muhamagara nkajya mpora muvugisha. Ikintu cya kabiri ni ukwizerana. Kwizerana ni ingenzi cyane hagati mu bantu bakundana, ni inzira nziza igeza kure abantu bamaze gufata inzira y'urukundo rwabo bakayiyoboza umutima ukunze. Ikintu cya gatatu kiranga urukundo nyakuri ni ugufatanya. Abantu bakundana basabwa gufatanya, babyanga babyemera, barasabwa gufatanya mu byiza ndetse no mu bibi, muri situwasiyo zose. Abantu babiri bafatanya barangwa no kugera kure kandi bakagera kuri byinshi byiza. Abantu bakundana rero barafashanya ndetse bagafatanya buri kimwe cyose, kuko ntabwo umwe yakwigira cyangwa se ngo undi yigire, ahubwo byose barabifatanya. Hanyuma ikintu cya kane kiranga urukundo rw'ukuri ni ukubahana. Urukundo rw'ukuri rurangwa no kubahana cyane cyane, aho umwe aba asabwa kubaha mugenzi we ku rwego rwo hejuru. Biba byiza iyo abantu rero iyo ari babiri bakundana bubahanye ndetse bakanumvikana, aho umwe yubaha undi ku rwego rwo hejuru agasanga n'undi amwubaha gutyo, ugasanga nyine bahuriye ku kintu cyo kubahana. Hanyuma ikintu cya gatanu mu bintu biranga urukundo nyakuri ni ukwiyoroshya. Hari ubwo abantu bapfa akantu gatoya ugasanga buri wese yagiye hejuru. Abantu bakundana basabwa kwiyoroshya, umwe akamenya yuko atwara mugenzi we neza, kubera yuko kuri iyi si nta muntu n'umwe uri nta makemwa. Kugira ngo ajye amenya yuko rero amufata mu gihe yarakaye cyangwa se mu gihe atari kumva ibintu nk'uko undi abyumva, ugomba kwiyoroshya ukumva yuko uko mugenzi wawe yumva ikintu, nimba bitandukanye n'uko ucyumva, ntabwo ugomba kumutegeka ko mubyumva kimwe, ahubwo uriyoroshya mukarebera igisubizo hamwe, ntawe ugiye hejuru y'undi cyangwa se ngo yumve ko ibye ari byo bikwiye kubaho, ahubwo buri wese agomba kwiyoroshya mu gihe hataraboneka umwanzuro nyakuri cyangwa se umwanzuro bose bumvikanaho. Mu gihe ikintu cya gatandatu kiranga urukundo nyakuri ni ukwitanaho. Birasaba ko bitanaho cyane cyane aba bantu bakundana, bakamenya uko bahoberana mu buryo buri wese aruhuka, ndetse bagaharanira ko imibiri yabo igira uburyo ikoranaho, mu buryo iyo ibingibi cyane cyane bibaho igihe aba bakundana bageze ku ntera yo hejuru. Muri make rero urukundo ni ingenzi cyane cyane ku buryo buri wese agomba kubaho yishimye cyane kandi anejejwe n'uwo ari, akaba anejejwe n'uwo bari kumwe. Urukundo rw'ukuri rero rufasha nyirarwo kubyibuha no kumererwa neza no kunezerwa. Mu gihe cyose rero aba bantu bagomba kwitanaho, ukamenya mugenzi wawe uburyo amwitaho, cyane cyane ugomba kuba uzi ibintu bimunezeza n'ibimubabaza, ibimushimisha, mbega ibintu ushobora kumukorera akaba yumva ko atari wenyine, akaba yabona kumuba hafi. Rero ibi bintu bigeza kuri bitandatu tubonye nibyo bizakwereka yuko uri mu rukundo nyakuri. Mu gihe rero uri kure y'ibi bintu bitandatu, uzamenye ko uri mu rukundo rutari urukundo nyakuri kandi uyobowe n'amarangamutima. Niba ari ubwa mbere duhuriye kuri uyu muyoboro, mwakora subscribe kugira ngo